Turabasuhuje bene data dusangiye amaraso ya Kristo. Tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga, izina rifite ubutwari, izina rigera ikuzimu hakabimenya, abadayimoni bagahinda umushitsi, ndetse na Satani ubwe agatsindwa akarekura ibyo yari yarafashe. Tubasuhuje muri iryo zina rero rikomeye cyane, izina twisunga tukabasha kubaho. Uyu munsi tubashuje mu izina rya Yesu, nk'uko twababwiye, turavuga ibwirizabutumwa, ndetse nkaba umunyamasengesho, umuhanuzi, hari n'igihe biba ngombwa nkaba n'umuhimbyi w'indirimbo, nangwa se mu mvugo abantu bamenyereye umuhanzi, bitewe n'igihe ngezemo, nangwa se igihe nishimye, nangwa se igihe mbabaye. Imana iramfasha kubwo kugira ngo mve muri ibyo bihe, nangwa se iyi ndirimbo mpimbye izabasha kumbera souvenir y'ibihe nari ndimo. Amen. Tugiye kuvuga ku magambo y'Imana, dushima Imana yuko yatugiriye neza, yaraturinze, turacyari bazima, ntabwo twishwe n'isi, ntabwo twishwe n'ubuzima bwacu bwite ngo dupfe, nta nubwo twishwe n'abantu, nangwa se ngo na Satani aba yaratwishe, kuko tukivuga Imana, tukaba tukivuga Imana, tuzi ko no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka turacyari bazima. Imana nishimwe. YouTube nafunguje niyo kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko mbibabwiye, iracyari nshyashya, nibwo tutangiye kuyifungura kubwo kugira ngo ibyo twabanye igihe kirekire nibura n'abandi hirya no hino bibasha kubafasha, nangwa se ibidufasha bifashe n'abandi. Imana nishimwe cyane. Ubwo rero uyu munsi turashaka gusoma amagambo aboneka muri Luka ibice 8 umurongo wa 53. Haravuga ngo baramuseka cyane nuko bari bazi yuko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, mukobwa byuka. Amen. Imana nihabwe icyubahiro. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba mbonye akanya ko kuvuga kuri aya magambo. Reka tumanze dushime Imana yo mu ijuru iduhereje aka kanya ko kuvuga ibyayo no kuvuga gukomera kwayo. Nzamuye icyubahiro cy'izina ryawe Kristo Yesu, nongeye kugushimira ko uduhereje akanya ko kuvuga ibyawe. Mwami, ibi byandikiwe kugira ngo bizadukomeze twebwe ab'igihe kizaza, none mu gihe cyacu natwe twongeye kubigeraho, dushaka kubisangiza no kugira ngo tuvuge gukomera kwawe. Izina ryawe nirishimwe. Twemerere muri aya masaha duhamagaye icyubahiro cy'izina ryawe. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nta gasozi kera na kamwe, ahubwo agasozi kera iyo wakamanukiyeho. Reka Kristo ijambo ryawe riganze. Mwami, reka ijambo ryawe riganze, kandi ijambo ryawe ribohore benshi. Reka ijambo ryawe ribohore imitima yacu, ribashe kugera aho ridukura, ribashe kugera naho riduhagarika. Dusabye ubutwari bw'Imana yaryanditse, n'ubutwari bwatumye ribaho, kugira ngo ubwo butwari bubashe kururuka hagati muri twebwe. Imbaraga z'ijuru nizize zibane natwe mu kuvuga aya magambo, yo kuba ari njye aba ari ijambo ryawe muri njye, kandi yo kuba ari njye aba ari wowe Yesu. Reka utwemerere, tugusabye tugushimye mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Uwizeye Françoise, ntuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Karongi. Imana iduhane umugisha. Tumvishe ku magambo y'Imana, nangwa se tumaze gusoma ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Yesu yaje kwa Yayiro, azanywe no kugira ngo akore ikintu cyitwa gukiza, nangwa se azane agakiza kari kamaze kurangira. Haleluya. Agakiza kari kashize ku mukozi w'Imana. Kwa Yayiro agakiza kari kavuyeyo. Noneho umukobwa wa Yayiro yageze igihe ararwara,
ngo yari umwana umwe, yari ikinege, umwana umwe gusa, umwana wari ufite imyaka 12. Uriya mwana wari ufite imyaka 12 w'umukobwa ararwara, amera nabi. Noneho Yayiro ni ukuvuga ngo ubushobozi bwe si uko yari umukene, si uko yari yabuze amafaranga. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ndetse yari igisonga gikomeye, ariko noneho ubushobozi yari afite hari icyo byagombaga kumumarira, hari n'aho ubushobozi bwe butagombaga kugera. Amen. Mu bushobozi yari afite ntabwo yari afite kugira ngo akize umuntu amugaruremo ubuzima. Ubushobozi yari afite ntabwo bwari ubwo kumugarurira umwana we ngo amugarure icyaho ari muzima, ariko noneho we ajya gutabaza umwana atari yapfa, aragenda. Haruguru nabisomye nsanga yuko haruguru havuga ko Yayiro we yagiye ajya gushaka Yesu. Haleluya. Agenda agiye gushaka Yesu no kumubwira ngo mfite umwana urembye, yarasize akana karembye. Aho agereye kuri Yesu, Yesu aravuga ngo humura. Haleluya. Witinya, umwana araza gukira. Bakigenda Yesu ahura n'abantu benshi cyane. Abo bantu bose baramuhagarika, mu buryo ngo bagendaga babyigana. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye, niko ijambo ry'Imana rikubwiye. Abari kubyiganira kuri Yesu ubu ngubu ni benshi cyane, abamubyiganiraho ngo babashe kumukiriraho ni benshi. Hari n'abagendera mu kavuyo, hari n'abamubyiga gusa, hari n'abamubyiga ngo barebe ibitangaza, ariko Yesu we areba intego ye mu mutima. Twumvishe neza ko haruguru Yesu yageze ahantu, igihe yari agiye kwa Lazaro ahura n'abantu benshi baramubyiga. Yesu kugira ngo akomereze kwa Yayiro, ahubwo noneho ahagara mu teraniro rinini. Iteraniro riramubyika cyane, hakaba hari umubyeyi nawe wari ufite ikibazo. Haleluya. Ni ngombwa ukeneye ubufasha, hari n'undi ukeneye ubufasha hirya, ariko ubutwari bw'Imana nangwa imbaraga za Kristo Yesu ntabwo zinaniwe kugira ngo zifashe uwo hirya n'uwo hino, ntabwo zinaniwe gukiza ngo zifashe uwo mu bihugu byo hanze nangwa muri Afurika. Imbaraga z'Imana umuntu wese umenye akamenya ko agakiza cye kari buve kuri Kristo Yesu arakabona. Amen. Noneho Yesu akigenda amaze gukiza uwo mumama, arakomeza ajya kwaye, ariko bakira aho ngaho haza intumwa ibabwira ngo muraruhiriza umwigisha ubusa kuko umwana amaze kuva mu mwuka. Haleluya. Iyi saha hari igihe ushaka Kristo ku buzima bwawe ukabona ko byarangiye, nangwa se ugasenga ukagira ngo ibisubizo biraza ako kanya, wajya kwibona ukabona noneho ibintu bisubiye habi, nangwa se ahubwo bisa n'ibipfuye. Yayiro yahamagaye Yesu umwana we agihumeka, aho kugira ngo umwana akomeze abe mu mwuka, ahubwo noneho umwuka ushiramo. Kangahe ujya guhamagara Yesu, wajya kubona ukabona ibyawe aho Yesu yaba atari yakugeraho, ukabona birapfapfanye. Haleluya. Ndashaka kuvuga ijambo ry'uyu munsi, ndi kuvuga ijambo rivuga ngo ijwi rya Yesu, ijwi ribyutsa usinziriye, ijwi ribyutsa uwasinziriye, nangwa se ijwi rikangura ibyapfuye, nangwa se ijwi rikangura ibitakiriho. Haleluya. Noneho Yesu ntago yakanzwe nuko umukobwa wa Yayiro yapfuye, oya, ahubwo yakomeje. Haleluya. Yesu yaravuze ngo nimuhumure. Nanjye ijambo ndi kubabwira muri uyu munsi ni ryo kubahumuriza, kubabwira ngo nimuhumure. Ntago afite imbaraga zo kuzura ibyawe byapfuye, afite ububasha bwo kuzura ibyawe byapfuye. Komeza urugendo nk'uko watangiye umushaka, komeza urugendo nk'uko watangiye umuhamagaro wawe ushaka Kristo Yesu. Ntugire ubwoba ngo ibyawe byarapfuye. Iyi saha turavuga gukomera kw'Imana, turatura imbaraga z'Imana yuko Yesu arongeye, Yesu araje, akomeje urugendo. Haleluya. Yesu yaratinze. Hari igihe Yesu atinda mu by'abandi, ugasanga hirya no hino umuntu aguwe neza, ugasanga hirya no hino hari abasubijwe, ugasanga uwo mwari muhuje ikibazo we yasubijwe, wowe wasigaye, noneho ukabona ibyawe bisubiye hasi, ukavuga ngo noneho se ubundi ndajya abandi basubijwe, abo twari duhuje ikibazo basubijwe, ariko njyewe biranze. Reka humura, Yesu akomeje urugendo, kuko wamwumvise ukamushaka, kuko wamwizeye ukajya mu ruhande rwe, niko Yesu akomeje kugera iwawe. Ntago azasubira inyuma atari yagera ku byawe ngo azure ibyapfuye. Humura. Haleluya.
Yesu aragenda ahageze ngo afata ukuboko wapfuye. Imana reka nkubwire ngo ifite imbaraga zo kuza gufata ukuboko ibyo byawe byapfuye. Ese ibyapfuye byawe ni ibihe? Ibyapfuye byawe ni ibihe? Ibyaburiwe irengero ni ibihe? Yesu aje kubifata ukuboko, Yesu aje kubyutsa ibyawe byapfuye. Hari ijambo ry'Imana rijya rinezeza riboneka mu gitabo cya Yoweri rivuga ngo imivure yanyu izasendera vino nziza. Ni ukuvuga ngo yahamije iryo jambo ni uko imivure itarimo ikintu. Uyu munsi umuvure wawe ushobora kuba urimo ubusa, uyu munsi wawe ushobora kuba urimo amazi gusa. Ayo mazi ntacyo akumariye, amazi ntacyo akumariye, ariko noneho birasaba ngo vino izagira ikikumarira. Haleluya! Ihangane ngo imivure yacu izasendera vino nziza, ngo imbuga zacu zizongera zizeho imyaka, zizongera zanikweho ingano. Mu mujyi wawe nta cyiza kihari, ubugingo bwawe nta neza bufite, ubugingo bwawe nta shimwe bifite. Turibuka ijambo ry'Imana ritubwira ku bantu bari bajyanyweho umunyago, ariko bageze ahantu ngo bamanike inanga zabo. Iyi saha tuvuga ijambo ry'Imana, birashoboka ko iwawe wamanitse inanga, warayimanitse. Ntushobora kuvuga ineza y'Imana kubera ko inanga wayimanitse. Ntushobora kuvuga ineza y'Imana kuko nawe uri hahandi mu rwobo, hahandi Dawidi yari ahishe, hahandi Dawidi yari yagiye kwishisha. Ntago yagombaga gucurangira, ntago yari afite umwanya wo kongera gucuranga. Twabyumvise neza mu bushize yuko yacuranze, hari igihe yacurangaga inanga, ariko muri buriya buvumo ntago Dawidi yabashaga gucuranga. Hari aho uri mu buvumo udashobora kuvuga ngo haleluya, hari aho uri udashobora kuvuga ineza y'Imana, ariko muri uyu munsi turashaka kuvuga ngo ijwi ribyutsa. Ijwi ribyutsa niryo nshaka kuvuga, ijwi ribyutsa niryo nshaka kwatura ku byanjye, ijwi ribyutsa nibyo nshaka kwatura kuri wowe, kugira ngo iryo jwi ryongere rigere iwawe. Nubwo hari ibyapfuye, ririya jwi ryongere ribyutse, ririya jwi rishoboye kubyutsa, ririya jwi ryagukura mu ntege nke, ririya jwi ryakongera rukakubyutsa. Nawe wapfuye mu buryo bw'umwuka ukongera ukazahuka. Yewe urupfu rurahari, urupfu rw'ibigeragezo. Abantu barageragezwa, ugasanga abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka, bagategereza ibisubizo babibura bagapfa, bagategereza ibisubizo babibura bagapfa, bagategereza ibisubizo babibura bagapfa. Ariko kankubwira itangazo nkuzaniye ni irivuga ngo ijwi ribyutsa ibyapfuye, nangwa se ijwi rihagurutsa ibitakiriho. Haleluya! Ijwi rihagurutsa, iryo jwi rihagurutsa niryo nje kukwaturaho muri uyu munsi. Nkwatuyeho ijwi rihagurutsa. Ibyawe byarasinziriye, inanga zawe warazimanitse, inanga zawe zararangiye, ariko uyu munsi ndakubwira ngo humura, Uwiteka akomeje urugendo ruzi wawe, Uwiteka akomeje urugendo ruzi wawe. Niba hari abari kugirira neza, niba yaratinze kuri uriya mudamu akamutindaho amugirira neza, yamukora ku ncunda agakira agakomeza urugendo, ntugire ngo ari gukora ibitangaza hirya ngo ananiwe kumenya yuko akomeje. Uwiteka ijambo ry'Imana yavuze ngo akomeza urugendo, yararukomeje kugeza igihe ageze ku wamutumiye. Iyi saha tuzi ko nawe watumiye Imana, ntago wayitumiye rimwe si kabiri mu byifuzo byawe, ariko ijambo nkuzaniye ni ryo kukubwira ngo akomeje urugendo rwo kuza kubyutsa ibyawe. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro, Imana yacu nishimwe. Nje kukwaturaho ineza y'Imana, nje kukubwira yuko urugendo rwa Kristo rukomeje kugeza igihe aje kuzura ibyawe byapfuye. Byarapfuye, wamuhamagaye ukibibona ko birembye, ariko igihe kirageze birapfuye. Ariko Yesu ntabwo akuretse, ubwo ari mu rugendo, ariko uzi wawe araje abibyutse. Ahageze kuri uriya kwa Yayiro ngo afata ukuboko arahamagara, nangwa se ararangurura. Ririya jwi Yesu aje kurirangurura kuri byawe, ririya jwi Yesu aje kurangurura ku bugingo bwawe, ririya jwi Yesu aje kurirangurura ku bugingo bwawe bumaze kunanirwa. Ubugingo bwawe buratezutse, unaniwe kuvuga Imana kubera ibigeragezo, uraryamye urasinziye nangwa usubiye inyuma, ariko reka ririya jwi riraje, rije kuvuga, rije guhamagara. Ibyawe byapfuye reka byongere bizuke. Uwiteka ubona ineza ye. Uwiteka niryo jambo yambwiye ngo uyu munsi mbatangarize amagambo avuga ngo ari mu rugendo, araje, aje kurangururira ibyawe byapfuye. Haleluya! Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro.
ubwo Yesu aje kurangurura rero, akaba aje kurangurura ijwi rye, akaba aje kurihamagaza, ibyawe byapfuye bigatangira bikahaguruka. Dusengera kugira ngo Uwiteka akugirire neza. Wikwiheba inanga yawe wamanitse, ugiye kongera kuyimanura wongera ucurange. Imbaraga z'umwuka zagushizemo, ugiye kongera kumanura wongera ucurange. Wongeye kongera kumanura, waririmbira uti Uwiteka, uri ahantu habi, uri mu gihugu cy'ubunyage, ibigeragezo byarakunyaze, ibigeragezo byarakwishe, ibigeragezo byakujyanye kure, ariko hari igihe kiraje ngo wongere umanure inanga wongere ucurange. Haleluya! Igihe kiraje ngo wongere ucurange. Ijwi rirangurura ku byawe, ijwi ribyutsi byawe, ijwi ribyutsi byawe, ijwi rya Yesu, ibirenge bya Yesu, urugendo rwa Yesu rukomeje ruza ku muryango wawe, kugira ngo Uwiteka abashe kukugirira neza. Wongere umanure inanga wongere ucurange. Turasenga dushima Imana kubw'aya magambo, amagambo Imana yanshize ku mutima yo kugira ngo mbakomeze, mbabwire ko urugendo Yesu arukomeje, kandi ko aje kurangurura, ndetse ko ijwi rye rije rikaza kubyutsa ibyasinziriye. Mu ubutaha twavuze yuko ibyasinziriye, ibyawe byasinziriye, nangwa se ibyawe bikuraririye, Imana ije kuzana imbaraga zibisinziriza kugira ngo ubone uko ubicika. Iteme y'uyu munsi rero noneho ni Imana, ni ijwi ry'Imana rije kubyutsa ibyawe byasinziriye, kugira ngo byongere bibyuke ukomeze urugendo. Ni Imana nihabwe icyubahiro. Ibitakureba nibisinzire, ariko nanone ibyawe byasinziriye byakagombye kuba umugisha, byakagombye kuba inyungu. Haleluya! Reka byongere byumve ijwi ry'Imana, byongere bibyuke, byongere bigirirwe neza. Uwiteka umva, Uwiteka yamushize ijambo kuri uyu mutima kugira ngo mbashe kubagezaho iri jambo ribabwira ngo ibyanyu nibyumve ijwi ry'Uwiteka, ibyasinziriye nibyongere bibyuke. Mbatuyeho umugisha w'Imana no kugira neza no kugubwa neza bituruka ku Uwiteka. Mu izina rya Yesu turasenga Imana. Turagushimye Umwami Imana yacu, ngushimiye neza, ngushimiye gukomera. Ijambo ryawe ryambwiye ngo ukigera kwa Zakayo, Mwami wageze kwa Zakayo urarangurura uramubwira ngo manuka manuka manuka, uyu munsi ndarari wawe. Ririya jwi rimanura umuntu ku misozi yari yarahanamyemo, iryo jwi turarikeneye, iryo jwi turarihamagaye, iryo jwi turarishaka. Twongeye guhamagara no kukwinginga ngo ririya jwi Yesu Kristo, ririya jwi wajyanye ukahamagaza umukobwa wa Haleluya, ukahamagaza uriya mukobwa wa Yayiro, saho gusa wageze henshi. Ijwi ryawe aho ryageze birumva, ijwi ryawe byapfuye byumvishe, ijwi ryawe birabyuka. Ijwi ryawe ryageze kwa Lazaro, ukivuga ngo Lazaro sohoka, ukivuga ngo Lazaro byuka, Lazaro sohoka. Ijwi ryawe ryamusa. Haleluya! Ririya jwi ribyutse ibyacu byapfuye, ririya jwi ritananiwe kuzura Lazaro, ririya jwi ritananiwe kuzura umukobwa wa Yayiro, ririya jwi ritananiwe kuzura bariya rikabagarura mu mubiri, ntago rinaniwe kuzura ibyacu byadupfiriye mu maboko. Umurimo wawe Yesu turawusengeye kugira ngo wongere uzuke, zura imitima y'abasinziriye hose. Teneve epaye, uri igisubizo Mwami, turagutegereje mu mbaraga, turagutegereje foki lantene peve ejeneve kipovamsi jeneve kine. Yesu uri Imana ikomeye, reka tugusabe kugira ngo ririya jwi ryongere rize, nirikangure 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 nirikangure, ririya jwi niribyutse, ririya jwi niribyutse 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 ibyacu byapfapfanye. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ibyariwe n'inzige n'ubuzukira bizongera bigaruke. Tugariwe ibyacu byariwe n'ubuzukira, ibyariwe n'inzige n'ubuzukira mu izina rya Yesu Kristo. Urugendo rujya mu ijuru, abantu barapfuye barashize kubera ibigeragezo, kandi Yesu baraguhamagaye. Ariko Mwami ijambo ryawe riratubwiye ngo kuko utajya wirengagiza uwagutumiye, ngo uracyakomeje, urugendo rwawe rurakomeje. Ntabwo ujya utinya ibyanutse, ntujya utinya ibyapfuye, ugize ukongera ukabizura. Tuguhamagaye ku byacu kugira ngo wongere uzubizure. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Amen, amen, amen. Nuko Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uko Imana izajya idushoboza tuzajya tugenda dushyiraho amagambo y'ihumure akomeza imitima. Amagambo Imana izajya idushyira ku mutima tuzajya tuyafatanya tuyasangire. Niwumva agukomeje
hari icyizere ko twese tujya mu ijuru kandi ntawe udahura n'ibimwicira ibye mu nzira. Uzajya ubyoherereza abandi kubwo kugira ngo nabo bakomere umutima, ariko ijambo ry'uyu munsi ryari ryo kukubwira ngo hari ijwi rije kubyutsa ibyawe, ijwi rije gukangura ibyawe byasinziriye, ijwi rije kuzura ibyawe byapfuye. Humura, komera, Yesu arakubwiye ngo witinya, ari mu rugendo aje kugutabara. Amen.